Nguhaye ikaze. Muri aka kanya rero twongeye tugarutse kuganira n'igitsina gabo, aho uyu munsi tuje kukubwira ku bimenyetso bya kanseri ya testikire, hahandi ibi bintu iyo ubyibonyeho wihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe hakiri kare. Icyiza kandi nakubwira, iyi kanseri iravurwa igakira, nta mpamvu yo gutinda kujya kwa muganga. Ikintu cya mbere, niwumva akantu k'akabyimba gatoya ukakumva muri testikire zawe, ihutire kujya kwa muganga bagusuzumire. Ikindi cya kabiri, igihe uri bubone amatestikire yawe yakonkobotse yabaye manini cyane, cyangwa se rimwe na rimwe ukabona rimwe ryabaye rinini irindi ni ritoya, jya umenya ko ufite ikibazo gikomeye cyane, ushobora kuba urwaye kanseri y'amabya. Ikindi cya kabiri, urashobora kuzana amaraso mu gitsina bitewe n'uko kanseri imaze kukurenga. Icya kane, kunanuka bikabije cyane hasi mu nda cyangwa se igice cyo hasi, icyo ni ikimenyetso kikwereka ko nabwo ushobora kuba ufite kanseri ya testikire. Mugabo nawe musore uri hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 40, gerageza kwisuzuma bino bimenyetso kugira ngo umenye niba nta kanseri ya testikire ufite, hanyuma unyarukire kwa muganga bagufashe bakuvure hakiri kare, cyangwa se nabo bagusuzumire ukomeze kugira ubuzima bwiza. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana buri munsi muri izi nama zivuga ku buzima, muri izi nama zunganira abantu gusobanukirwa neza iby'ubuzima kugira ngo batazahazwa n'indwara kandi bakabaye barabimenye kare. Dukomezanye no mu bindi biganiro biri imbere kuri channel yacu Miss Theoni, uri kumwe na muganga Theophila mu biganiro bivuga ku buzima.